Turabashuje cyane mwese inshuti zacu kuri BBM Official gatatu. Uyu munsi tubazaniye amahame y'ingenzi yagufasha kwibanira neza mu buzima ndetse no kubana n'abandi neza. Mbega ukiteza imbere cyangwa se ukabaho wishimye nta muntu ubangamiye, mbega ukibera umugisha ukabera n'abandi umugisha. Hari ukuntu usanga umuntu agerageza gukora byinshi kugira ngo abashe gutera imbere, ariko ugasanga hari abantu abangamiye, cyangwa se ugasanga hari uburyo runaka atagaragara neza mu bandi, yaba mu myitwarire, mu myambarire, mbega muri rusange uko umuntu agaragara. Rero dufatanye duhugurane ku buryo nibura umuntu yamenya ibyo yitaho kugira ngo abeho atabangamiye abandi cyangwa nawe ngo yibangamire. Tudatinze rero, icya mbere batubwira, ubwo tuba twasomye nyine, ni amahame tuba tubona abandi bagiye bakoresha kenshi kandi akabagirira akamaro. Ihame rya mbere ni ukwambara neza. Kwambara neza ni ikintu cy'ingenzi. Mu bushobozi bwawe ubasha gushyira kuri gahunda imyambaro ufite, ukajya uyambara kandi ukagenda mu bandi usa neza. Buriya nta hantu umuntu yagombye kujya atambaye neza. Ubasha kandi kwambara neza utambaye ibihenze, ukamenya ngo niba ugiye kugura imyambaro uragura imyambaro igaragara neza, ku buryo ahantu hose uzawambara ugiye uzaba usa neza. Byongerera agaciro umuntu. Ihame rya kabiri, kuvuga neza no kwigirira icyizere. Kuvuga neza ni ukumenya uburyo ukoresha toni y'ijwi ryawe, uko uvuga, ukamenya neza ijambo ubwira umuntu mbere y'uko urisohora kugira ngo ntagire abantu bangamira, kandi ukagira icyizere mu byo uvuga kugira ngo ntagire ugucisha mu ijisho. Icya gatatu ni ukugira intego y'ubuzima, kugira icyerekezo cy'ubuzima, ukaba uzi ngo hari icyo nifuza kugeraho, kandi ukumva ko ubuzima bwawe ari ikintu cy'agaciro cyane. Ukirinda kwiyangiza, kurya ibikwangiza cyangwa se kunywa ibikwangiza, ibiyobyabwenge, uburaya n'ibindi byangiza ubuzima bw'umuntu. Ibyo byose burya umuntu ubijyamwo nta cyizere aba yifitiye, nta ntego y'ubuzima bw'ahazaza aba afite, kuko uramutse uteganya ahazaza hari intego ndende wihaye, ntabwo wajya mu bintu bibasha kwangiza ubuzima bwawe. Icya kane, kubaha. Kugira ngo umuntu abeho yishimye ni uko yubahwa, kandi kubahwa bijyana n'uko nawe uba wubaha abandi. Rero kubaha abantu, yaba abakomeye, aboroheje, utitaye uko umuntu agaragara mu maso yawe, uba ugomba kumwubaha ukamuha agaciro, kuko ntabwo uba uzi icyo azaba ejo. Ikintu cya gatanu umuntu agomba kwitaho, kwishima. Guhora ukagerageza kwishima, guseka, nta kugira umunabi, guhora urakaye ntabwo ari byiza cyane. Icya gatandatu, kuvugisha ukuri, icyo bita integrity cyangwa se honesty. Ni ukuvuga ukirinda kubeshya, ukabwira umuntu ukuri, ibyo akubajije mu kazi, ku nshuti zawe, mu rugo, muri famiye. Birafasha cyane kubera yuko iyo ubeshya umuntu akakuvumbura ahita agutakariza icyizere. Rero kuvugisha ukuri ni ikintu gikomeye cyane, kandi buri muntu wagutakarije icyizere ntabwo aba azakigarura. Ihame rya karindwi ni ukwemera uko ibintu bimeze. Niba ibintu bibaye akaba ntacyo ubasha kubihinduraho, tangira urugendo rwo kubyakira. Bafite kukwiba, ufite kwiha intego, ugasanga hari ibintu bije biraguhombeje, aho kugira ngo umare umwanya munini udasinzira wanze kubyakira, akira ko byabaye, ahubwo winjiye mu rugendo rwo kubisohokamo no kongera kugira ibindi bishya ukora. Icya munani, kwizera ubushobozi bwawe, ukigirira icyizere, ukumva ko ibyo uzi ari agaciro kawe, nta nibyo biguha imbaraga zo kubibyaza umusaruro. Hari igihe usanga umuntu afite ibintu azi, ariko ukabona yipinga. Kwipinga ntabwo ari ibintu byiza. Wigirira icyizere rero ukemera ibyo uzi. Ihame rya cyenda, guhora wihugura ku bumenyi, cyane cyane ubw'igihe turimo, ibijyanye na tekinoloji. Ntagire ibintu uca amazi, ibintu byose wumvise byaje by'ubumenyi bwadutse ukumva hari ikintu wabimenyaho, nawe utabimenya mu buryo bwimbitse, ariko hakaba hari ubumenyi bw'ibanze ubifiteho. Yego, ukirinda guhangana n'impinduka nshya ziza mu by'ubumenyi. Baravuga ngo don't resist to changes if they are good but adapt. Ni ukuvuga ngo niba hagize changes ziza mu buzima cyangwa se muri sosiyete, aho kugira ngo ukabona ari nziza, aho kugira ngo uze kugumana ibyawe bya kera, ahubwo igakujyana n'ibigezweho. Ihame rya cumi,
kuba ufite ubumenyi buhagije ku kintu runaka. Ugomba kwibaza uti ese hari ikintu nzi kurusha ibindi? Icyo kintu uzi kurusha ibindi, ese ngiye mu ruhame n'abandi guhatana natsinda mu ba mbere? Ni ingenzi cyane kuba hari ikintu nibura runaka umuntu uzi ugomba kuba uzi gukora neza kurusha ibindi. 11 ni uguhanga amaso no kwita ku bintu, mbega gukurikirana ibintu ntagire ibintu birengagiza ngo hagire ibintu uca amazi, ukagira ubushishozi kuri buri kintu, kuko hari igihe ufite kwima igihe cyangwa se ufite kureka kwitaho kandi biri mu nyungu zawe, cyangwa se bibasha no kugiraho ingaruka mu gihe utabyitaye. Kwita ku bintu rero ni ikintu gikomeye cyane, bituma habaho kwicuza guke mu buzima. 12 kwikunda, ukumva nyine ufite agaciro, ukumva uko umeze biteye ishema, ukanyurwa n'uko Imana yakuremye. Hari abantu bashyira imbaraga nyinshi mu guhindura uko baremwe, byo bishyiraho, ugasanga umuntu mbega abayeho ubuzima butanyuzwe n'uko aremye. Biriya ntabwo ari byo rero, biba ngombwa ko umuntu yikunda akigirira icyizere, nta nibwo yiyitaho bikemera rega. 13 gushimira, abantu bakugiriye neza jya ubashimira. Niba ari n'abakubabaje nabo ubababarire cyangwa se ubihanganire, ariko niba batarahindutse nyine uzabirinde kuko bafite kongera kukugirira nabi. 14 gutekereza ku rwego rwagutse, ku rwego rusange. Ntugende ngo hagire akantu wifungiramo ujye ureba utuntu two mu kantu kamwe gasa n'agafuka wifungiyemo, ahubwo wagura ibitekerezo bigufasha kubana n'abandi neza. Iyo ureba mu buryo bwagutse birakorohera guhuza n'abantu. 15 gucunga neza ibyo ufite. Gucunga neza ibyo ufite, yaba ari amafaranga, yaba ari imyambaro, mu buzima bwa rusange, niba ari inkweto, niba ari telefone, niba ari amazi, niba ari umuriro, ibyo byose ni imitungo tuba dufite, tuba tugomba gucunga neza kugira ngo bitworohereze mu kugabanya ibyo dukenera cyangwa se depanse dukoresha. 16 kugira inshuti nyazo. Ntukarwanire kugira inshuti nyinshi. Abantu b'abahanga, wise people don't fight for many friends. Ni ukuvuga ngo abantu b'abahanga ntabwo barwanira kugira inshuti nyinshi, but they fight for right friends. Ahubwo usanga bashyira imbaraga mu kugira inshuti nyazo z'ukuri, ibyo bita friends indeed. Ni ukuvuga inshuti nyine nkeya, nawe uzaba nkeya, ariko uzi neza ko ari abantu b'inyangamugayo, uzakubwira oya niba ari ngombwa oya, utazakubeshya. Mbega inshuti nyazo ni ingenzi mu buzima, ukaba ari umuntu ufite ugirira icyizere. Burya nta muntu utagira uwagirira icyizere, iyo ntaba ari ikibazo. 17 ari naryo hame rya nyuma, nasomye nihuta kugira ngo video ibe ngufi cyane. Ihame rya 17 batubwira, baravuga ngo uzahangane no gutsindwa, cyangwa se uzirinde kugira ibintu bikurwaza umutima ngo wumve warangiye. Ni ukuvuga ntugatume hari ikintu kikubuza amahoro ngo uryame ntusinzire, cyangwa se wumve ubuzima bwarangiye, kuko nyuma yo gutsindwa cyangwa se kugira ibintu bikubangamira, ubuzima burakomeza hirya. Niho uzasanga umuntu runaka ngo yiyahuye. Burya cya gihe iyi ngingo ya 17 dusomye iba yamunaniye kumenya guhangana n'ibintu yagezemwo. Yego. Cya 18 baratubwira ngo baho usenga mu buzima bwawe habe mu Imana. Imana igenzura ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo mu mibereho yawe ya buri munsi wibuke ko Imana ibaho, kuko kuyoborwa n'amahame y'ubumana nabyo birafasha mu mibereho y'umuntu mu gihe akiriho nyine agihumeka. Ukenera kubana n'abantu, ukenera nayo kwibanira, kandi kugira ngo wibanire neza, ubane n'abandi neza, gutinya Imana, kugendera ku mahame yayo, iri mu bintu by'ingenzi cyane bifasha. Rero dusoreza ngaho tuvuga tuti kugira ngo umuntu abeho yibanire neza, abanye n'abandi neza, hari amahame agomba kugenderaho kandi akayakomeraho umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kugira ngo ye guteshuka. Iyo uteshutse uribangamira cyangwa ukabangamira abantu mubana. BBM Official 3 mugire amahoro, turabakunda.